amen. Ni Janse muri Nafo Carolina, reka duhimbaze umwami wacu watwiriranywe, amahoro y'Imana natwe twese ku murongo, amena. Amena. Nanjye nk'uko mwabyumvise ni Pastor Shadrake Kigali mu Rwanda, twese Imana ikomeze kuduha umugisha. Amena. Amena, amena. Haleluya. Amena. Amen. Nanjye ndi Bizimana muri Idaho, ubuntu bw'umwami wacu bari natwe ku murongo ndetse n'abandi bari hirya no hino mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Haleluya. Amena. Amena. Nanjye ndiyene muri Arizona Tucson, ubuntu bw'Imana bane natwe twese, muri Afurika bari kuza tuzajya mu ijuru twese. Amen. Amen. Amina. Tugana kwa Imana muri Grand Rapids, ndabasuhuje amahoro y'Imana agumye kubana nawe twese mu izina rya Yesu. Amen. Rero mu kanya rero twezira turamusaba dusubire indirimbo yo kwakira abashyitsi n'umubwiriza, hanyuma turasabana aradushyira mu maboko y'Imana. Ubwo nitwarangiza Eme arashyira mu maboko y'Imana umubwiriza natwe kandi adusabira umugisha. Hanyuma nitwarangiza turasaba se bagenza dusubire isengesho riheruka neza bakadushyiriraho indirimbo yo kudusezerera. Abo nibo tugiye gukorana muri uyu mwanya, niba baba bafite akanya bavuge ngo amen, hanyuma tuko dukomeze. Amen. Mu mwanya wo kubanza indirimbo tubanze twakira abashyitsi batugendereye kuri uyu munsi. Turabakiriye mu izina rya Yesu kandi bitare bakurikirana ibyigwa bigiye gucaho, hanyuma aho bataza kumva baze gusobanuza turaza kubaha umwanya w'ibibazo kugira ngo babaze. Hanyuma ubuntu bw'umwami Imana bubane nabo kandi bubane natwe twese. Haleluya. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha. Nejejwe no kubana namwe muri iri teraniro ryo muri uyu mugoroba, kandi nizera cyane yuko uhoraho ari hagati muri twe. Reka mpere ku kibazo, ni bangahe baba bicaranye byibura n'umwe mu bagize imiryango yabo kuri hano muri iri teraniro ku isoko? Baramutse bahari yavuga ati haleluya. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Amen. Hari undi? Haleluya. Amena. Amena. Imana ishimwe cyane. Amena. Ni ukuri umwami Yesu nazi. Turanezerewe kubw'iyo miryango duteranye muri iri teraniro ry'uyu mugoroba. Akenshi mu materaniro njya nkunda kunezezwa n'aho umugabo yicaye n'umudamu we n'abana babo, usanga imyanya yose bayihariye bicaye ku ntebe, n'undi muryango wicaye hariya n'undi muryango wicaye hariya. Ni ibintu binejeje cyane. Muri iki cyigisho cy'imiryango rero nibyo tugiye gukomeza kuganira ku itorero mu miryango. Itorero mu miryango. Imana ituyobore kandi duhe umugisha. Hari umudamu witwa Ansanda, ni uwaho ngaho iwanyu muri Amerika. Hari umupasitoro mugenzi wanjye wigeze kubasura, asanga ku isabato nyuma ya saa sita yari yicaye ari gusoma ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ari kwiga ya ngingo yo ku isabato nimugoroba. Ariko nanone ateranye umugongo n'umugabo we. Umugabo we nawe yari ari kureba umupira, ari kureba ikipe ebyiri za tenisi zari ziri abantu babiri ba tenisi bari gukina. Noneho umugabo akajya yiyamira cyane ati igitego, ariko umugore ntave mu byimbo. Akavuga ati
ansanda runaka dore aratsinze, ariko umugore nawe ntave mu byimbo agakomeza agasoma bya byigisho bya Bibiliya. Hari icyari cyabaye, hari icyari gihari, reka nkibabwire. Ni uko umugore yari umudiventiste w'umunsi wa karindwi, umugabo we atari umudiventiste w'umunsi wa karindwi, atari umwizera wacu. Imiryango myinshi na myinshi ku isi igiye igira abagore babizera, abagabo atari abizera, cyangwa umugabo akaba ari umwizera, umugore atari umwizera wacu, cyangwa abana bakaba ari abadiventiste, ababyeyi babo ari abo mu yandi madini cyangwa badasenga, cyangwa ababyeyi bakaba ari abadiventiste ariko abana babo baragiye mu yandi madini, abandi bararetse gusenga. Imiryango nk'iyo ngiyo irahari muri iyi si yose, haba muri Amerika iriyo, haba mu Rwanda irahari, haba muri Kongo irahari, hose hose iyi miryango irahari. Mbese bimeze bite? Icyo mu magambo asanzwe, iyo duhamagaye ngo abizera mu byigisho by'imiryango, tuta umugabo yicarane n'umugore we, hari abagore basigara badafite abagabo ariko batagiye mu itsinda ry'abapfakazi. Ndanezerewe ko iki cyigisho turi kukiganira, ariko ubushize ubwabanje twaraganiye ku cyigisho kireba abapfakazi. Noneho hari n'abapfakazi mu by'umwuka, cyangwa se tubita abaseribateri ariko mu by'umwuka. Afite umugabo ariko iyo ageze hano mu itorero ntabwo aba ufite umugabo. Abavuga rimwe na rimwe hari ubwo tubyita itsinda ry'abubatse ariko badafite abo bashakanye bizera kimwe, tukabura inyito yahuranije dukoresha. Abafaransa bo bavuga ngo ni spirituellement célibataire, ni abaseribateri mu by'umwuka, kuko abo bafite ntabwo basangiye nabo kwizera. Mbese ingo nk'izo ngizo ntiziri hirya no hino. Ubushakashatsi bugaragaza yuko mu itorero ryacu abagabo ari bakeya, ahubwo ko umugabane munini ari uw'abagore. Abagore nibo benshi mu bizera dufite. Muri miliyoni zisaga 18 z'abadiventiste usanga umubare munini ari uw'abagore. Nuko rero ibi ngibi biza nanone gutuma habaho igabanyuka rikabije ry'abagabo babizera. Nicyo gituma abakobwa bamwe na bamwe batabona abagabo mu itorero, ndetse abagore bamwe na bamwe bakaba badafite abagabo mu itorero. Niba dufite tuvuge abantu 10, abagore ari 7, abagabo ari 3, ni ukuvuga yuko muri abo 7 abafite abagabo mu itorero bashobora kuba 3, kuko aribo bagabo barimo. Umubare w'abagabo ni mukeya mu itorero ugereranije n'umubare w'abagore. Bigoye abagore rero gusenga ku isabato, cyane cyane aho isabato ibonwa nk'iy'abayuda, cyangwa se mu bafite imico imwe n'imwe yo kudaha agaciro abagore. Ngira ngo wenda muri ibi bihugu byacu ni hahandi umugore agendera ku mategeko y'umugabo gusa, nta jambo afite. Iki gihe biramugora cyane kubahiriza umunsi w'isabato. Ikindi nanone birakomerera abana cyane iyo bitanze bakemera isabato y'ukuri ariko ababyeyi babo atari abadiventiste. Kuri ubu hari umukobwa tuziranye witwa Kamikazi, yari umudiventiste ukomeye cyane mu itorero, ni umumifemu, ariko mu minsi yashize igihe yigaga muri kaminuza yanze gukora ibizamini ku isabato. Ageze mu rugo, musaza we kuko ari we utegeka urugo aramwirukana, ati niba udakoze ibizamini ku isabato ngaho genda aja muri iryo dini ryanyu rigushire muri kaminuza. Yaragowe cyane
icyakora ndashimira itorero ko muri iki gihe uwo mukobwa babonye arara aho bwije yarabuze aho ataha, baramufata bamuha umwizera runaka bamufashe, noneho bamufasha mu kwishyura ishuri kugira ngo abone ishuri yigamo. Nanone hari abagabo kuri ubu bagowe cyane, abura uko yitegura umunsi w'isabato niba umudamu we badahuje kwizera. Ibintu birakomeye cyane. Igihe kimwe nari ndi kubwiriza mu Mavuna, mbona umugabo araje yinjira mu iteraniro, mbona ari kugenda areba mu ntebe zose. Natekereje ko ari gushaka umwanya yicaramo, ariko mu minota mike yakurikiyeho nabonye afashe akana akaboko, ari kugenda aragakubita mu ruhame agasohora ati nakubujije kugaruka muri iri dini. Icyo gihe itorero ryaravuyanzwe, ibintu ntabwo byagenze neza. Hari umwizera nanone nagiye gusura, nsanga afitanye intambara ikaze n'umugabo. Umugabo ari kumundegera ati uyu mukristo wanyu muzamuce kuko aratunaniye, hano mu rugo aratujogoroje. Umugabo nawe umugore avuga ati nyine niba unziho ingeso mbi, ndeka nje njya gusenga bizagera igihe nihane. Uwo yaramuzirikiye mu rugo ngo atongera gusohoka ngo ajye mu rusengero. Iyo nsoma mu gitabo cya mbere, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyawo cya 7 ku murongo waho wa 14, hari amagambo mpasanga, amagambo nibwire yuko twafatanya tugasangirira hamwe uyu munsi wa none. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ku murongo wa 14, handitswe ngo umugabo utemera Kristo aba yeguriwe Imana bitewe n'umugore we, n'umugore utemera Kristo aba yeguriwe Imana bitewe n'umugabo we. Bitabaye bityo abana banyu baba bafite imiziro, nyamara atari ko biri, kuko nabo beguriwe Imana. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri imiryango myinshi yagiye igira umugisha wo kugira byibura umuntu umwe muri uwo muryango usenga Imana. Dore ukuntu igihugu cya Egiputa cyose cyagize umugisha igihe cyari gifite Yozefu muri bo wemeraga Imana yaremye ijuru n'isi. Baramyaga ibigirwamana, ariko bagira amahirwe akomeye yo guturana n'umuntu w'Imana. Nubwo yari ari muri gereza, ariko yari afitanye isano ikomeye n'ijuru, maze bituma Abanyegiputa bose babonera agakiza muri Yozefu, bakira inzara yari iri kubica bigacika mu gihe cy'imyaka 7. Nshuti kandi bavandimwe, ingo dufite muri iki gihe zigizwe n'umwe mu bashakanye akaba ari umudiventiste, hari ingorane zikomeye izi ngo ziba zifite. Icya mbere ni uko umwe muri abo bashakanye yari umudiventiste, akomeza gucibwa intege na mugenzi we utizera cyangwa uri mu rindi torero, bikazagera igihe akaba yamukura mu byizerwa. Indi ngorane ihari ni uko abana babyaye, niba bazakurikira se, niba bazakurikira nyina, icyo ni ikibazo kikiri ihurizo na bugingo n'ubu. Ariko nanone hariho ibyiringiro. Ibyiringiro bihari ni uko iyo ndimo gusoma nkabona Yozefu igihe yari muri Egiputa yarongoye umukobwa ise yari umutambyi w'ibigirwamana bya Farawo, maze Yozefu uwo mukobwa aba ari warongora. Babyaranye abahungu 2, umwe yitwa Manase, undi yitwa Efurayimu. Abo ni bamwe mu bagize ya miryango 12 y'Abisirayeli, kandi Imana yabahaye umugisha, yatsinze amahanga ibikomoye kuri iyo miryango 12 ya Isirayeli, bahawe umugisha n'Imana. Undi ni Mose, nawe yari afite umukobwa wa Yetiro. Bitekerezwa yuko sebukwe wa Mose ashobora kuba yarakomokaga kuri Aburahamu.
ariko icyo ntekereza imiryango nk'iyi ngiyi iteka ntitukayirebere mu isura ry'abayobye. hari ingorane ebyiri tubona mu itorero. ingorane ya mbere, umwe araza akakubwira ati se umugabo wawe ari he, cyangwa umugore wawe ari he, maze akakubwira turabona ati nagize ingorane zo gushakana n'umugabo utizera, cyangwa se akavuga ati nyine ati mujye nyabuna musabira umugabo wanjye nawe azakizwe. maze ugasanga izi ni imvugo zisesereza zitaryoshye, ariko Bibiliya igiye kuduha umucyo, igiye kuduha umurongo uburyo tuzafasha iyo miryango yacu. niba unyumva ukaba ufite umuryango nk'uwo nguwo, nanone niba unyumva ukaba ufite abaturanyi bameze gutyo, ukaba ufite umwizera musengana, ufite abana batakomeje kuyoboka itorero rye, cyangwa afite umugabo utarakomeje kuyoboka itorero rye, cyangwa se afite iwabo nabo batayoboka itorero rye, nuko icya mbere tubonye ni uko Imana itubwira yuko kuba bariyo ni umugisha. kuko mw'iri somo riravuga ngo umugabo utemera Kristo ngo aba yeguriwe Imana bitewe n'umugore we, n'umugore utemera Kristo aba yeguriwe Imana bitewe n'umugabo we. bitabaye bityo abana banyu baba bafite imiziro, nyamara atari ko biri, kuko nabo beguriwe Imana. hano ku murongo wa 15 duhereye ku wa 12, uwa 15 uravuga ngo nyamara kandi utemera Kristo ashatse gutandukana n'uwo bashakanye nagende. bibaye bityo uwo muvandimwe aba atakigengwa n'amategeko, kuko Imana yabahamagariye kuba mu mahoro. iri ni ijambo rikomeye. aho umugabo aramutse avuze ati wa mugore we wigeze umunyesabato, wigeze umudiventiste, yemwe ndagutaye ahubwo ngiye no mu nkiko dukore divorce, ni ukuvuga ngo uwo mugore azasigara atahambiwe n'amategeko. nkurikije uko Bibiliya ibivuga, iravuga ngo kuko Imana yabahamagariye kuba mu mahoro. ntabwo uzareka itorero kugira ngo ukunde umukurikire. ariko ku murongo wa 12 ho haravuga hati ku bandi dore icyo mvuga ku giti cyanjye, si Nyagasani ubivuga. umuvandimwe wese abaye afite umugore utemera Kristo, umugore we akaba yemera kugumana nawe, uwo mugabo akamwirukana. bityo kandi n'umugore wo muri mwe aramutse afitwe n'umugabo utemera Kristo, umugabo we akemera kugumana nawe, uwo mugore agatandukane n'umugabo we. umugabo nubwo uri umudiventiste yemeye kugumana nawe, umugore nubwo utari umudiventiste yemeye kugumana nawe. nuko icyo gihe ntimugatandukane, kuko yavuze ngo ese ubwirwa n'iki niba ahubwo umugabo wawe azabona imigisha y'Imana biturutse kuri wowe. wahindutse itara ry'umuryango, wahindutse ipica, wahindutse umucyo mwiza mu muryango. icyo usabwa ni ugutangira kwera imbuto zikwiriye abihannye. izo mbuto ni za zindi tubona mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo waho wa 22 na 23. dore izo mbuto, itara ry'umuryango, weho wabaye umwizera mu muryango, dore imbuto zikwiriye kukuranga. ngo nyamara imbuto ziva kuri Mwuka nizi: ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni imico myiza, ni ukudahemuka, ni ukugwa neza, no kumenya kwifata. bene ibyo nta mategeko abibuza. ni ukuri iyo wagize izi mbuto za Mwuka uhinduka itara ry'umuryango, kabone n'ubwo abawe baba batizera, ariko bazizezwa n'ingeso zawe, n'imico yawe, n'imibereho yawe.
nicyo umugaragu w'Imana Petero yanditse igihe yandikiraga amatorero yose abaha umucyo. Yaravuze ku murongo wa mbere mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3 ku murongo wa mbere urwa mbere rwa Petero yarabikomojeho aravuga ati namwe bagore buri wese yemere kugengwa n'umugabo we, kugira ngo nubwo bamwe baba batemera ijambo rya Nyagasani atari abizera baryemezwe n'imyifatire yanyu mutiriwe mugize icyo muvuga. Bazareba gusa imyifatire yanyu itagira amakemwa n'ukuntu mwubaha, maze umurimbo wanyu ntukabe uw'inyuma nko kuboha imisatsi, kwambara ibyakozwe mu izahabu cyangwa se imyambaro y'akarujo, ahubwo umurimbo wanyu uba uw'imbere mu mutima, ni umurimbo udasaza w'ubugwaneza n'amahoro. Uwo niwo ufite agaciro gakomeye ku Mana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kuturindira mu buntu bwayo. Aya magambo hari inama nibwira yuko naha abafite imiryango imeze gutyo. Iyo miryango dore inama bahabwa. Inama ya mbere, nubwo bigoranye, nubwo biruhije, inama ya mbere ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya, amena. Biragoye kuko imyitwarire yacu umuhanuzi w'Imana yarayihanuye, aravuga ati umwiza muri bo ameze nk'igitovu, ngo urushijeho kuba mwiza wameze nk'uruzitiro rw'amahwa, ngo ibyo twakiranutse byose ngo ni nk'ubushwambagara, ntawe ukiranuka n'umwe. Ndetse mu Baroma Pawulo yaranditse ati kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Hari ingorane zitubaho iyo tumaze kugera mu itorero, ibigeso bimwe bya bindi byatunaniye, bya bindi byaduteje akaga, bimwe turabyihana maze bigakunda, maze ibindi tukabikubita tukabihisha kugira ngo dukomeze guhagarara mu itorero tutagaragaraho inenge. Bya bintu twahishe iyo bigize bityo bikadusohokamo, biragenda byagera hanze bigakora ishano. Ibaze, ni umugabo wabaye umudiventiste yarihannye. Hari umugabo w'inshuti yanjye yari yarabaye umudiventiste, ku gasozi hose birirwa bamuririmba bati bati yarihannye pe, bati none ko yihannye tuzasangira n'andi nzoga. Maze igihe kimwe abantu murazi ibyo kuragira, bamuragirira imyaka bayonesheje, bayiragiye, inka ziraza zirayirya, zirya ibishyimbo n'ibigori mu murima, maze abantu barahurura. Na nyina araza, maze nyina yakamejeje ati umurima w'umuhungu wanjye kuki mwawuragiye? Maze nawe ahageze bati murokore araje, maze bati ngaho murokore nadutegeke. Maze agiye kubategeka aravuga ati njyewe ndabababariye, ariko nyabuna ntimukongere kundagirira imyaka. Maze agihingutse iryo jambo ngo arabababariye, maze nyina yari afite inkoni ari kwicumba, arabirinduka yimukubita ku rutugu, arongera yimukubita ku mutwe, ati dore uko cyabaye. Ayo madini wagiyemo aratuma abana banjye bicwa n'inzara bakaturagirira imyaka, ati nibatwishure. Maze amukubise inkoni ya mbere ku rutugu, amukubise iya kabiri ku mutwe, murokore nawe abakubise nyina urushi. Amukubise urushi, nuko iteraniro ryari aho ngaho, abantu bari aho bati bati ngaho murebe wa murokore wihannye. Maze
arangije arahaguruka arirukanka aja kwikingiranya mu nzu. Hari ingeso, hari kamere iba muri twebwe turwana nayo bukira bugaca, turwana nayo kuko ari icyaha cy'inkomoko, kandi turwana n'abanyembaraga, turwana n'abakomando bakomeye cyane, babandi barwanya intambara mu ijuru, n'abansiye kombata bakoranye na Satani uhereye kera, bari mu birere byo mu ijuru, bari ahantu ho mu ijuru, batambaye inyama n'amaraso, nibo bakoresha imibiri yacu uburetwa, nibo badukururira mu byaha. Birakomeye kwera imbuto za mwuka, ariko igihe mwuka w'Imana ari muri twebwe nta kabuza tuzatsinda. Inama ya mbere ni uko dukwiriye kwiga ibyanditswe byera kandi tugasenga ubutarekeraho. Nuko niba uri mu rugo ubona abana baranze kujya mu itorero ryawe, ubona umugabo yaranze kujya mu itorero ryawe, ubona umugore atari mu itorero ryawe, ukwiriye kugira umwanya utabangamiye umuryango wo kwiga ibyanditswe kandi no gusenga. Amasengesho yugururira mwuka wera umutima wawe, bityo agatuma ubasha kuberera imbuto za mwuka ugasa n'Imana. Nuko rero iteka ugira umutima wicishije bugufi, ni na hahandi ushobora guhemuka gatoya ukanamenya gusaba imbabazi. Iyo ni inama ya kabiri. Inama ya gatatu, ntukagerageze mu buryo bwawe guhindura uwo mwashakanye cyangwa guhindura abana bawe, ntukabigerageze, kuko icyo ukora ni uko mu miryango iyo usenga wiga Bibiliya ugira imico myiza n'imbuto uba ubiba muri bo, ikime kiva mu ijuru n'umucyo urabagirana bizatuma izo mbuto zera, kandi uzishima cyane utangiye kubona umusaruro. Imiryango myinshi yasenyuwe no kwibwira ko uzahindura mugenzi wawe, maze umukobwa ati reka nshaka uriya musore nzamuhindura. Umwaka wa mbere ugashira, uwa kabiri ugashira, uwa gatatu ugashira, uwa gatanu ugashira, maze noneho ishyano rikaba riraje ngo bundi wari waranyemereye kuzampindura, ntabwo nari gusanga umupagani nkawe. Maze intambara zikaba ziravutse, n'umusore akabwira umukobwa ati waje umbwira yuko uzahindura, maze uransanga none dore ukomeje kuba umupagani, wanze kwihana. Hari umugore umwe yasanze umugabo, arangije ategeka umugabo bakiri abafiyanse, burya abahungu bari gushaka abakobwa, niyo umubwiye kwikorera urutare hari yarwikorera. Aramubwira ati none ko ndi umukristo uzahindura? Ati rwose tiziza ako kanya si uguhita nsaba akambatiza. None ikindi uzemera kujya usoma ibitabo bya Ellen White? Ati hubwo n'ubu bimpe ngende mbisoma. Narangije ati ikindi rindi tegeko rya gatatu, uzaje utanga icya 10? Ati rwose ku mushahara nzajya ngitanga. Itegeko rya 4, uzaje urya ibikonje ku isabato? Ati rwose ibyo byose nzabyemera. Maze bamaze kubana, umuhungu atanga icya 10 bwa mbere, azana resi, ati rwose urabona ko nakiranukiye Imana. Atanga icya 10 bwa kabiri, bwa gatatu bigeze igihe ati harya aya mafaranga yanjye nyatanga hehe? Ubundi aja kwande. Maze arangije bata intambara ziba ziratangiye mu rugo, kubera yuko batihanye biturutse mu kwemera, biturutse mu bwenge, ahubwo bagira ngo umunsi w'ubukwe wabo ugere. Isabato yababereye nk'umutwaro, maze umugore yabyuka, umugabo ati dore kandi urongeye uragiye. Nshuti kandi bavandimwe, ntabwo twebwe dufite imbaraga zo guhindura abantu, ahubwo Kristo ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe kandi zikorosha imitima. ni ugusega ubudasiba no kwiga ibyanditswe byera. Indi nama ihabwa abantu ni uko isabato
tukwiriye kuyihuza n'umunsi w'umunezero mu muryango. Abana n'abagabo yemwe n'abagore bakunda ibyiza, bakunda ibibanezeza. Ku isabato nyuma ya saa sita, isabato yitegure, maze uwo munsi abana babona ari umunsi udasanzwe, babone ni umunsi mwiza. N'umugabo umubwira uti nyuma ya saa sita ndifuza ko tujya gusura, maze mukaba mwajya muri parike, mukajya mu byaremwe, maze uko uri kuganira n'abana uti dore ziriya nyamaswa ni iz'amaguru maremare buriya zaremwe ari ku munsi wa gatandatu, dore buriya biriya byatsi turabyo buriya twaremwe ku munsi wa kabiri kuko niho Imana yaremye ibimera. Maze ukigishiriza abana ku byaremwe. Ntuwugire umunsi wo guhangana, ntuwugire umunsi w'intambara, ahubwo akaba ari umunsi wo kuganira, wo kuryoshya mu muryango, wo kuba ibintu bimeze neza. Nuko indi nama ni ukugirana n'abandi ibihe bidasanzwe byo gusenga. Umuntu w'Imana Dawidi igihe yari yarahindutse yakomeje kujya avuga ati na nijoro ndi mu buriri bwanjye uko nzajya ngutekereza ujye wumva kwinginga kwanjye. Hari itsinda ry'abagore mu Burusiya bafite itsinda ry'amasengesho. Ku isabato bose bafite abagabo batari abadiventisite, ariko basenga ubudasiba, barasenga bakiyiriza ubusa kandi bitabangamiye imiryango yabo. Kandi uwatangaga ubuhamya avuga yuko mu miryango yabo Imana igenda ibakorera ibitangaza, n'abatware babo bagatangira kujya baza kwifatanya nabo. Nuko ntukabare uwo mwashakanye nk'utarakijijwe, cyangwa ngo utekereze ko wakoze ikosa mu kumushaka. Ibaze nawe iki kibazo. Wumvise umugabo wawe ari kubwira abandi bantu, ari kubwira abandi bagore ati rwose nagize akaga ko gushakana n'uriya mugore, cyangwa ugasanga ari kubwira abandi bagore ati nyine ati mu nsengere mwebwe abagabo banyu baranezerewe, naho njyewe burya umugore wanjye kuko atihannye kuko ari uwa Satani w'umupagani, none nicyo kibazo mujye mu nsengero. Ibaze ari wowe ubyumvise wamera ute uwo mugoroba? Niyo mpamvu wa mugabo we, wa mugore we, ntukavuge ko umugabo wawe mutizera kimwe, ntukamubare nk'umupagani, ntukamufate nk'utarakijijwe, ntukavuge yuko kuba mwarashakanye ari ikosa mwakoze, ahubwo muri kumwe ku bwa gahunda y'Imana. Izina ryayo rihimbazwe. Yosefu yageze muri Egiputa kubera amakosa y'abakuru be, kubera ubugome bw'abakuru be, kubera urwango rw'abakuru be, ariko yageze muri Egiputa. Twebwe b'iki gihe tubisoma tumenya ko yageze muri Egiputa kubw'ubushake bw'Imana. Imana iduha umugisha, Imana itugirire neza, Imana iturindire mu buntu bwayo. Kandi ikindi nanone, ntukibasire iteka imyemerere y'uwo mwashakanye. Niba ari umupantekoti, niba ari umukatolika, niba ari umwisilamu, niba ari iki, ntukabigire indirimbo yo mu rugo, maze ngo uvuge uti byihebe byene wanyu ngo hari ahandi hantu byisha abantu kuko ari umwisilamu. Ngongera umubwire ngo harya ngo muzajya kubyinira cya kigirwamana cyanyu cyitwa Mariya ryari. Tugakunde kwibasira imyemerere ye, kuko ibyo ntibimuca intege ahubwo biramukomeza. Abifata nk'uri kurenganirizwa gukiranuka no kwizera kwe, nk'uri kurenganirizwa mu muryango, maze bikamutera umwete. Ahubwo igituma imbaraga z'abisilamu zirushaho kwiyongera ni uko iyo Amerika yohereje indege
kurasa muri Afghanistan, barabwirana bati none ntimuri kubona ko abisilamu bene wacu bari kugwa ku gasozi mu bitero by'indege? Nyabuna mwe muri Amerika, muri mu Buraya, muri gukora iki ngo murengere bene wanyu? Maze umwana akava mu ishuri rya kaminuza, maze agahora ahekenya amenyo ati nanjye niki nzakorera itorero ryanjye. Maze agira amahirwe akaba abonye imbunda ya pistori, agahenga aho yicaranye n'abana 8, akabadukamo akabarasa. Yarangiza agahita ahamagara ati Allah Akbar, cyangwa se ngo Imana niyo nkuru. Maze akaba arwanya ishyaka ry'itorero. Nshuti kandi bavandimwe, bafite ishyaka ritava mu bwenge, ariko abari batera n'abarushaho kubakorombereza no kubarwanya no kubahohotera uko bukeye n'uko bwije. Uko kubakorombereza ubu isi yabaye isi y'intambara. Ubu ibihugu by'abisilamu biri mu ntambara zikomeye hafi ya byose. Nshuti kandi bavandimwe, isabato ntigahinduka umunsi w'intambara mu ngo zanyu. Ukwiriye gutega amatwi umugabo. Abagabo bose bajya bababazwa no kubona umugore ahagurutse agiye. Ubu mu kanya madamu ari kwitegura agiye kujya mu kazi, kuko ubu bigiye kuba rendi mu gitondo. Agiye kujya ku kazi, azongere guhindukira vendredi kwa nyuma. Biratugoye kubyakira, ntago bitunejeje. N'abana barakanguka basangiye yagiye, bumve barababaye. Umugabo umwe rero yabonye mu gitondo ubyutse ugiye mu isabato, akabona uwo munsi aririrwa atakubonye, n'abana bakabona bari bwirirwe batakubonye, sinibwira ko batababara. Ahubwo murarikaze kuko ari ugusenga. Nawe umubere umushyitsi, umubwire kuri kumuguza azakwishyure. Umushishikarize kugutwara kugeze ku rusengero, cyangwa akuzanire n'abana. Ndetse mwigane Bibiliya mudahereye ku isabato, mudahereye ku byo mutandukaniyeho, ahubwo mugendeye ku kuri kwa Bibiliya, nko gushaka kumenya ibyanditswe, hanyuma murarike Mwuka Wera abigishe. Muganire mudakangatana. Benshi banga amadini ku mpamvu zitandukanye. Ufite uwamuhemukiye aravuga ati abadive narabamenye n'abahemu. Ufite uwo babaye inshuti bakaba baragiye baryamana mu bihe bitandukanye, ajya avuga ati burya abadive narabamenye, tubuse ari amakorari ntibava kurepeta bagasambana. Maze iteka kuko aho yakuriye utahazi imibereho ye, uko atekereza itorero ryawe kuko utakuzi, ntukamuremerere. Ahubwo ku munsi w'isabato ukwiriye guhora witeguye ku buryo buhagije. Hari ingorane ziba ukiva gusenga ugakubitana na televiziyo, cyangwa ati teka vuba, dore twagutegereje, twakubuze uyu munsi ko mwatize. Ukwiriye kugira akanya ko kwishikiriza Imana no guhora witeguye ku buryo buhagije, kandi no guhoza umuryango wawe imbere y'Imana. Aho niho kwihangana kw'abera kuri. Kwemera uko umugabo wawe, uko umugore wawe, uko abana bawe, bwa mbere urasabwa kubakira uko bari. Icya kabiri ukwiriye kurushaho kububaha. Icya gatatu ukwiriye guhora wiringira ko igihe kimwe muzaba mwicaranye mu itorero binyuze mu masengesho. Ikindi ukwiriye kugira kwizera kutagajuka. Ikindi ukwiriye kurushaho kubakunda bitandukanye na kera. Ikiruta byose ni ukongera urukundo. Imana y'amahoro iduha umugisha.
idufashe nka Mose, nubwo yashakanye n'uwo batizera kimwe, yabashije kumuhindura ahinduka nyirakuruza w'Abisirayeli, kuko abana be babiri Manase na Efurayimu baraganwe n'abahungu ba Yakobo, nabo bahabwa iminani nk'abahungu ba Yakobo. Bari bagize imiryango 12. Iyo umutambyi yambaraga amabuye ya efodi, iyo yambaraga umwambaro wa efodi uriho amabuye 12, habaga harimo ibuye rya Efurayimu n'irya Manase, kabone n'ubwo bakomokaga ku mugore wari ufite se w'umutambyi w'ibigirwamana. Iyo bubakaga ibicaniro bigizwe n'amabuye 12, habaga hari irya Manase na Efurayimu, kabone n'ubwo bakomokaga muri Egiputa. Imana niyo izi uko izabigenza. Kuba uri mu rugo rumeze gutyo, ntubifate nk'ikosa, ntubifate nk'uwavumwe, ahubwo bifate nka gahunda y'Imana. Nuko Imana ibagirire neza kandi twese dukomeze mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. 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 Niba ari hasi na musore mu maboko y'Imana, musabire umugisha natwe kandi dusabire umugisha. Haleluya. Amen. Umubyeyi wacu uheze mu ijuru, data mwiza, umugabo uramaze kutugaburira ibyiza byo mu ijuru, niyo wamutegeka uye. Mana yacu ikomeye, wamuvugiye ndetse wavuze aho bwavuze ku bwawe. Ibyo watubyutsaga ku mariya ataramwe, mubyeyi wacu ukadutaruzanya mu bihande bitari bimwe. Ibihugu byinshi mwami wacu byadutoye, twese duhuriye hamwe ku murongo w'isoko. Abona ko umubyeyi wacu urishimwe, tugiye kugushimira ugere ku ntebe. Reka kwizera mubyeyi wacu, ukamwishimira umugaragu wawe data mwiza, ubanza weze ibyaha byanjye, ngenda umunyabyaha ukomeye mwami. Ndavuga ngacumura, ngatekereza ngacumura, muraniganyira. Banza weze ibicumuro byanjye mwami wacu, kugira ngo amashengesho ngiye gusenga data mwiza agere ku ntebe yawe imbabazi. Mubyeyi rero ndakwinginze, ingo zirasenyutse data, adukunye mu nkoko mubyeyi wacu. Satani yaje tunanica, afite umujinya mwinshi, si igitangaza data, ariko waduhaye isezerano tuzagutabaza, tuba hafi. Uri umutabazi udatenga, uri umujyanama utanambura data. Kurohereza umwuka wera maze yigishe abagabo bacu data, natwe twigishe data mwiza, turabagomera. Abagabo baratugomera mubyeyi wacu, abana bakarushaho. Nyamuneka umwuka wera Yesu ntabwo yadusizemo. Yesu mu gihe ajya kuzamuka ntabwo yadusize nk'imfubyi, ahubwo yadusize umwuka wera maze adufasha muri byose, kandi atwibutsa ibyo yatubwiye byose. Ndakwinjiza umwuka wera akore mu miryango data mwiza ishaka gutandukana. Abagore benshi batunze abana bacu batagira abagabo. Ndakwinjiza umubyeyi wacu, baratunze abana batagira abagore. Abana barananana mu buryo bwinshi mubyeyi wacu, ariko umugaragu wawe atwigishije inama mu byo guca bugufi ku bana, tugaca bugufi ku bagabo, tugaca bugufi ku bagore. Nyamuneka umubyeyi wacu akaba yatumanukiye twese, nitumara guhuriza hamwe mukumva muri iki soko y'igituma tujyanye abaduhaye twese, ari umugabo ari abana, tukagusangana nk'agusanukira ari ingeso nziza twakoreye muri iyi simburamumaro. Mubyeyi wacu tuzashima izina ryawe. Hirya no hino abagabo bari hanze mubyeyi wacu, ibuka bari hasi data mwiza, batagira shinge na rugero. Mubyeyi watawe data, Mana yacu ikomeye, ndakwinginze ngo abe ari wowe
ugaburira bari hanze data kandi uhuza abagabo n'abagore umubyeyi wacu umugaragu wawe aratwigishije atwigisha ingeso nziza dore ko ingeso nziza ku baturanyi dore ko ingeso nziza ku bana bityo duhinde ahubwo hahindura mwuka wera mubyeyi wacu naboneka mana yacu kwinginze wowe imana ikomeka bisumba byose baratanye dutana mu buryo bwa satani waduteye ariko nizeye neza ko mu buryo bw'umwuka dusabirana nongera kuduhuza n'abagabo twasize data mwiza tuzashima izina ryawe data amen komeza kuturinda no kutuyobora rero mubyeyi wacu tuzi neza iyo tupfukamye turi kugusaba ibyo tubwirijwe natwe dushimira umugaragu wateguye yakwinginze ibyo ushaka n'ibyo ukunda widuhere mu izina rya yesu amen 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 kiza tugejejeho cyerekeranye n'imibanire yacu ko dukwiriye kuba n'uko dukwiriye kwitwara mu gihe twigitekerezo aho tutarashaka ibibazo reka tubanze dusabe twese niba ari hafi dushyiriyeho ya ndirimbo twari twamusabye hanyuma dukomeze n'ibiti amen Haleluya. Muvuze ngo iki? Zira rero ari hasi twari twamusabye indirimbo tumukayishyire hanyuma dukomeze n'ibibazo. Indirimbo mwe muyihaye nde? Indirimbo tuyihaye ni Tezira twayihaye wowe uraririmba iyawe. abatari hafi rero ubwo reka twikomereze n'amashimwe asanzwe n'inyunganizi n'ibibazo amen duha akanya abantu bashima n'abafite inyunganizi n'abafite ibibazo ntibatinye kubaza babaze ahantu hari udusatsi turabasabye bazi bafite ikibazo haleluya ndifuza ko aramutse hari ufite icyo kumbaza yambaza ntarava ku murongo kugira ngo mbanze gusubiza murakoze haleluya amen murakoze cyane nije Charlotte ikibazo cyanjye gihagaraye ku miryango watubwiye yuko iyo abantu baba batizera ukuntu bakwiye kubana hanyuma ikibazo mfite ni ese iyo umugabo n'umugore mwese muri abadivantiste kandi abana nabo bagashaka gutora twaye kutagenda mu rusengero rwanyu hoho ubigenza gute watubwiye abadahuje kwemera tubwe duhuje kwemera n'abana bacu bakatunanira bakaba badashaka gusengana natwe twabigenza gute ego urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza abana bashobora kudahitamo gukurikira itorero ry'ababyeyi babo kandi nanone nabo iyo bamaze gushaka hari urugero twabonye nk'umugabo ushobora kujya atanga ubuhamya ati ndabizi ati na data yari pasitori tibari abadive banakomeye cyane ati ndabizi cyane ndabizi iby'abadive ndabizi kuki abana bahitamo kudakurikira itorero ry'ababyeyi babo impamvu ni nyinshi hari impamvu y'aho barererwa kuko tubana nabo amasaha makeya cyane ya nijoro iminota 30 cyangwa isaha imwe ya nijoro
ariko ejo bakajya kwirirwa mu bandi banyeshuri bo bakabana umunsi wose kugeza bugorobye. Nanone tukongera kubana andi masaha make, tubana amasaha 2 3, ariko bakabana n'abandi mu yandi mu mashuri asanzwe bakahabamo amasaha arenga 10. Abo bazagira rero ubwiganze bunini cyane kuruta twebwe. Icyo rero dukora ni iki ngiki: iyo twagize amahirwe yo gushyira abana bacu mu mashuri y'itorero, bibafasha gukura bakunda itorero. Ikindi nanone, agahe gatoya tubonye ntitugakoreshe duhangana nabo cyangwa tuba mu buzima busanzwe bwo mu rugo, ahubwo tugakoreshe tubazirika mu ijambo ry'Imana mu buryo bwiza. Uwitwaga Hana yabanye na Samweli, yari afite Samweli amarana nawe imyaka 3 gusa. Iyo myaka 3 ahita amujyana ku rusengero, yarangiza akajya amubonaho rimwe mu mwaka baje mu materaniro y'ingando. Hana yakoze iki rero? Amutwite yahoraga asenga, kandi anamusigatiye amwonsa yamuvugiragaho amasengesho y'urudaca, ahora amubwira, amutongera, anamwibutsa yuko yatuwe Uwiteka ari agahinja. Ku myaka 3 gusa kari karamenyereye, kari karatojwe kuba mu nzu y'Imana. Maze kageze ku rusengero, nubwo kabanye na Eli utaruzi guhana abana be, utaruzi no kubacyaha, Samweli we bwa burere yakuye kuri nyina yabukomejemo kugeza igihe iyo nyina yazaga yamuzaniraga ikanzu y'umweru rimwe mu mwaka, akamwibutsa ibyo yamubwiye byose. Samweli agahora ariho azi ko akwiriye kugira imibereho itagira ikizinga. Ku bana bakuze se muri iki gihe ni biti? Abana dukwiriye gukora ubucukumbuzi tugatandukanya ikosa n'ikigero. Hari ikigero umwana ageramo akamera nk'unaniye ababyeyi. Umwana ugeze mu myaka 14, 15, 16, haba muri Afurika, haba mu Burayi, haba muri Amerika, haba muri Australia, hari imico bahuje. Abatangiye kuvuga ijwi ry'abagabo, abatangiye kugira ubushake bwo kuba wenyine, abatangiye kwiga kwifatira ibyemezo ku giti cye. Nicyo gituma, kuko aba ari muri transition, ava mu bwana yinjira mu bukuru, atangira guhangana n'abakuze. Si ababyeyi be gusa n'abarimu, si abarimu gusa ahubwo n'abaturage. Ni ukuvuga ngo iki kigero rero umwana aba agezemo ntabwo tugifata nko kunanirana, ahubwo tugifata nk'uri mu bihe biri spesiyare, nk'uri mu bihe bigoranye, wa wundi ukenera kwitabwaho biruseho. Akeneye kugirirwa impuhwe, akeneye kwemerwa uko ari, akeneye kubahwa, akeneye gukundwa, akeneye kwakirwa, akeneye no kwizerwa biruse iby'umuntu uri normale. Bityo rero iki gihe iyo amaze kukirenga, ageze muri ya myaka 25, ya yindi yo kongera gutuza no gushyira umutima hamwe no gutangira kumera nk'abandi, ujya kubona ukabona n'ubundi aracyari mu murongo w'itorero. Icyo dukora ku bana bariho ubu ngubu ni uko turushaho kubasengera no kubakumbuza kwiga ijambo ry'Imana, tubagira inshuti zacu, kandi tukaba ababyeyi babo, kandi tukarushaho kubegereza Imana. Numva uburyo inama natanga ari nk'izo ngizo. Murakoze. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Umugaruka Bernard Munyuzuri, nagira ngo mbwire ko nunganiye pasteur, hari igihe abana bacu ibyo tubigisha cyangwa ibyo tubamo bisaba avantage, cyangwa se babona batagiyumvamo ko nta nyungu bibafitiye kuruta ibyabo babamo. Uvuga ngo abana b'Abadiventiste rimwe na rimwe hari igihe batereranywa
noneho ya sosiyete igaragaza ko iri mu rukundo, hari n'abantu basurana, hari n'abantu babigisha ibintu bifatika rimwe na rimwe, ugasanga nibo bikurikiriye mu yindi mibyizi cyane cyane kuruta uko babigisha ku isabato. aho kwigisha ntabwo umuntu yigisha ku isabato gusa, ahubwo yigisha mu mibyizi, naho afite umwanya munini cyane, burya ijambo rimwe amagambo abiri buri munsi aruta amagambo yumvise ku isabato gusa. Ikindi hari ikintu nakuboneye cy'abantu bakuru, nk'uko pasiteri bivuze, hari igihe tuberaho guhangana n'abana, aho tukaba dukwiye kwicarana nabo bakatubwira ibyo bahuye nabyo, tutabatonganya, tutabatuka. Hari n'igihe abantu babatura imiruho, abantu bakabatura inabi by'abantu bavuganye nabo hirya no hino, ugasanga umwana abaye umwanzi, asa nk'aho wabiguteje kandi nta ruhare yigeze abigiramo, agatangira gukura mu isura mbi. Ibyo rero nagira ngo ku ruhande rumwe umwana ashobora kunanirana, ariko hari igihe natwe tugeze tubakundisha idini neza, iby'idini neza, reka turebe uruhare rwacu mu kugarura abo bana. Nidushyiraho umwete wo gusenga no kubigisha ijambo ry'Imana, naho ndashobora mu gitabo cy'umwiteguro w'imvura y'itumba ngo abantu nibakira ubwo butumwa buzigirira amaherezo meza umutima wabwakiriye. Reka nabo dukomeye tubereke Imana izabikora mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ntikiruta. Abana bararushya, sitwe twenyine twigira ku bya madamu wahita. Madamu wahita yafashe umwanya ajya mu ishyamba yo gusabira abana be, akagenda akabasengera ibibazo bari buhure nabyo iyo bageze. Abana bari kujya mu mashuri bakazana ingeso, ariko icyangombwa iyo ugiye gusenga ukajya mu rwiherero ukabaha Imana, abana bataha amahoro, ni ukubasabira kandi ukabishyikiriza rwawe ari umugabo n'imbuto nziza, ari abana n'imbuto nziza, ariko bitavuze ngo wabura kubishyira mu rwiherero, kuko umwana iyo ageze mu myaka 15 kuzamura, ageze muri 22 agifite ibisazi mu mutwe. Urukundo rero ni urugamba rukomeye, utari washaka urwiherero rwo gusenga, umugabo ntahinduka, anahinduka, ndetse no kwisaba mu izina rya Yesu. Amen. Amen. ariko ngiye kiranga umukecuru, nubwo bimeze bityo, twebwe akenshi dushyira imbere gusenga, ariko kwigisha ugasigara inyuma. Ahubwo twigishije tukabasengera, byaba byiza cyane, rimwe na rimwe batwumva. Uwo magambo ati muvuga byamubayeho, abana bagiye kumunanira, arara basengera. Yabigishije mu gitondo umwe mugwa mu bitugu, aramubwira ati burya mama, amugwa mu ijosi, burya mama waraye ijoro ryose, ariko yabura gusabira. Ntabwo tuzongera gukora ibyaha, none tubabarire. Uri kubyumva? Bigaragare ko rimwe na rimwe tuvuze ngo tugiye gusengera umuntu adahari, Imana ishobora kubyumva, ariko Imana ntabwo izakora mu mwanya wacu. Dukwiriye gukora ibyacu tukababwira, maze noneho tukabasengera bakamenye ko n'iryo sengesho ari iryabo. Amen. Amen. Ndiwe Imana Ernest. Mu by'ukuri jewe icyo cyigisho umengo ni kibaho ngo kirimo kirakora. Ugenda ufite abahungu banga, ariko umuntu ari kukuvugira ngo kuvuga ngo ari gusataza, naba ari cyo twumva icyigisho mwabona. Ongeza ijwi, Ernest, ongeza ijwi, ntabwo twumva neza. Abahungu batatu hari igihe usanga ndi ku murongo, noneho nkaca nshyiramo volume, nkaca njyana aho bari, bagasanga ngo ubu rero nawe ngo uraza ngo twigishe. ahubwo mujye n'umuntu mu kwakira agakiza, kuko
cyane hariya twamugana hariya ibyo bintu ngo bakabivuga ubwo gihe twaza tujya ku rusengero ngo bavuga ngo yuko intera uko igomba ibyo ngo none ngo ubona atungana gutya numva Ernest uko yavuze abo bana bamaze kurenga intekerezo ubu ngubu basigaye bagira ubwenge bwawe ikintu uzakora wowe uzashake abandi bakazi bagenzi babo uvuga ngo abantu bangana nabo mu rungano ubahendahendere kuza gusura abana bawe ariko ubona bafite imico myiza n'abadivansite bakunda itorero ubahendahendere kugira inshuti abana bawe kuko bazajya baza kubasura kenshi nawe wabakiriye igihe kizagera Imana izakorera muri abo bavugabutumwa ibitangaza kuko burya hari ikintu cyo kwirengagiza Yesu yatumye indumwa ku muvandimwe ku muvandimwe inshuti ku nshuti burya ndamutse n'uyu muntu kubwiriza ubutumwa ahantu baramutse batamwiyumvamo ya ntego ntabwo yayigeraho ariko n'utuma urungano ukaza rukabasaba ko bagirana ibiganiro